reba kandi wumve isi dutuye. Mbese nyine ndagukunda nkashira numva ndagukunda baby, I love you so much honey wanjye, I love you so much, ngukunda nta bunebwe mukunzi wanjye kandi nzaguhora nero agaciro, ndagukunda numva nakubaha nuko ntabwo ushobora naguterura umve ko ngukunda aho uri hose, mve ko ari umugore ugukunda cyane cyane cyane. Reba kandi wumve isi dutuye. Ubuzima nkeneye umuntu umenya niriwe gute, abana bameze gute, mbese umenya uko naraye nuko niriwe, kuko ndavuga ati ibintu umenya mbikeneye pe. Kugira ibyakubayeho kera na mbere nagize impuhwe, kuko ibintu byo guhemukirana, iyo mbona umugore n'umugabo babaye nabi mbabara cyane, kandi ariko abantu babiri bagakwiriye kuvana ibyishimo. Numva ubuzima ngiye kubwinjiramo kuko wababaye, nanjye nkaba narababaye, numva tuzakomeza ariko byagenda kose. Uri kumbwira ati reka ibintu tubishyire mu kwa munani, wakubwira se mu kwa munani ko ari iki wabizanye mu kwa gatatu. Numvaga ndimo neza pe, kandi na n'uyu munsi ndacyarimo. Ariko kuvuga ku kijyanye n'iki, mbere y'uko rifatwa, mbere y'uko tunabihereza umurongo, reka mbisengere nawe ubisengere. Tubisengere se tubibaza Imana, tubisengera ko tubibaza ko bizaba, tubisengera tubiragiza Imana, tubirindisha Imana, ubwo tubirindisha Imana, noneho tubone gufata umwanzuro, njye nawe nyine tuyafatikanye, sibyo? Sibyo pe? Sibyo? Sibyo pe? Okay. Tubirindisha Imana. Okay, ahangaha nabyumvise. Reka rero mbanze noge. Ugeze muri dushe? Ngeze muri dushe. Ukabona ko waguteye kubita hasi dushe? Reba kandi wumve isi dutuye. Nawe witonde kubogama, ngwinuza n'ukuri. Ikibazo hagati ya Asiya na Steven ni Mutesi. Asiya gipfakara yahise agera mu biganza bya Pastor Mutesi, niho yaruhukiye kuko narabareba cyane, amera nk'umuntu umuhojeje umuri hafi. Nimba ari wewe muhaye pasi, harya ngo babyita ngwinki. Pastor kekera y'umugore, izukuntu yaguhaye urukundo, izukuntu mwabivuganye, izukuntu wagiye iwabo, iz'amafaranga wahasize. Pastor ugatanga amateleviziyo, ukamuha amatelefone meza, wese arabimenye. Pastor umugore uzi imbaraga wakoresheje, umugore uzi ukuntu yaguherekeje muri mu rukundo, umugore uzi amagambo yakubwiraga, nakundanye n'umutipe wo mu Bwongereza. Pastor turakundana bya hatari, rumva tunagirana kure pe. Rimwe aza kumbwira ngo muti, niba wari uzi gukina, kuki wafashe amagambo nk'ari ukambwira akabohera umutima wanjye ahantu kure. Akoye naje no mu Rwanda, azana n'abana kunsura, tumarana ibyumweru 2 na kwine twari tukibana. Reba kandi wumve isi dutuye. Mwatinye kubivuga n'ubwo mwatinye kubivuga, Mutesi niwe kibazo hagati ya Steven na Asiya. N'abagabo bangahe Asiya yajya gucira inzara? N'abagabo bangahe Asiya yacira inzara? N'abagabo bangahe Asiya yahereza amazi mwibasi mwibesanye bakarambikamo ibirenge, ikindi kirenge kiri ku itako rya Asiya? N'abagabo bangahe? Tujye tubwizanya ukuri. Steven ibyishimo birahenda, washatse ibyishimo
warabibonye, washatse urukundo yararguhaye, washatse kurongora yarabikwemereye, ahubwo wowe ubwawe warabyiyambuye. Umunsi ufata odiyo umugore muzabana warangiza ukamufata amavideo amashusho ukajugunya hasi, Steven utakuzi azagushyingira umwana we cyangwa umukobwa we cyangwa mushiki we cyangwa mwene wabo utakuzi. Ati birwana ni mwebwe mwese kamarade uri gusabiriza amafaranga. Kamarade wabibonye? Kamarade wabibonye ko ari umukozi gihe w'umuntu? Kamarade wabibonye? Kamarade Mutsinda Shaka Elize Kamarade wayibonye certificate nahaye na YouTube niyo nzima Claude ko jewe ntari umukozi w'umuntu, kuko iyoza kuba umukozi w'umuntu iyi certificate yakaba irimo amazira y'uwo ngo mwirirwa muririmba muri social media ko umukozi we. Kamarade wabibonye? Kamarade n'abandi mwese mwirirwa muririmba ubusa mugenda ngo shu. Kamarade Mutsinda Shaka ngo hamagaye kangaye nkwereka certificate YouTube yahaye niyo nzima Claude. Wabibonye Kamarade ko ntari umukozi gihe w'abantu? Ugenda ubwire nyoko buja Mutesi pasteur wagutumye kujya kusebya no kwamamaza ubusa abantu mukorera ibiryo nkanatsindwe. Wabibonye certificate Kamarade? Aha reba kandi wumve isi dutuye. Banze ko mu mafoto bizagaragara ko Pastor Claude Niyonzima ari we basezeranyije Mutesi, nyamara akoresha imbuga nkoranyambaga bazi aba bantu nk'abafitanye amakimbirane ashingiye kuri social media. Ndetse witwa Pastor Claude Niyonzima yahuriye n'uruva gusenya ku rusengero. Pastor Claude rero navuga ko yahavanye ikimwaro. Jewe nta muntu wasohoye mu rusengero, nta muntu wayebaba we uzi icyubahiro nari mafite. Jewe Chita uzi icyubahiro nari ifite. Ninde wavuye mu rusengero? Ninde wavuye ku rusengero hanyweye ji? Ninde wavuye ku rusengero hanywereye ko hanywereye kofi? Chita nawe dukeneye kumva uvuga kuri Mutesi kubimagambo yatutse Asiya, ibitutsi yatutse Asiya. Ureke kuza utubwira ibyo kwa Mutesi kwashatse mu bakire kwagize gute. Chita nawe witonde kubogama ngwinuza n'ukuri. Ikibazo hagati ya Asiya na Steven ni Mutesi. Asiya gipfakara yahise agera mu biganza bya Pastor Mutesi, niho yaruhukiye kuko narabareba. Reba kandi wumve isi dutuye. Baricaranye yamozaga ibirenge amumasa bicaye, ariko avuga ati iryo ari byo byose sha Asiya we uramutse waragize ibyago Asiya ugakuramo mana yanjye ugakuramo ikanzu waba warahuye nyabigizo muri Steven ntabwo wazazikira. Kuri ya mugabo ni umusambanyi. Steven ni umusambanyi. Steven ntabwo ari umugabo washaka wanyana Asiya ngo bane nk'umugore nk'umugabo. Steven aza abagore b'ingeri zose. Steven aza abagore b'inzobe. Steven aza abagore b'ibikara birabura. Steven aza abagore babyibushye. Steven aza abagore bananutse. Steven aza abagore bagufi. Steven aza abagore barebare. Steven rero ni umugore udashobora kuba yahazwa n'uwanyana Asiya ngo amunyure. Steven akunda abagore b'itonore b'inzobe kubera ko umugore we wa mbere ntabwo ari igitonore, ntabwo ari inzobe nk'abo bagore bose, ariko abagore ba nyuma y'umugore wa mbere bose ni inzobe gusa. Ni inzobe gusa. Urabyumva? Uyu mugabo ntashobora gukora igikorwa cyamugira akamaro, cyangwa avuge ngo afite abana muri Amerika yajyanyeho babiri biwe, cyangwa avuge ngo afite bakuru be, afite bashiki be, ngo abakorere igikorwa bubakira inzu cyangwa famiye yiwe Cyangugu agira icyayimarira, ahubwo amafaranga yose ajugunya mu bagore. Byonyine Asiya nawe atsebeje itoro rya DPR, asebeje n'umugabo we, ariko indikoresha byinshi. Reba kandi wumve isi dutuye. Naramukomerekeje. Waravuze ngo ushaka umurongora, none se ngera mubabaza. Biramubabaza. Biramubabaza. Yego. Ari nge na Steven. Steven uza kugura indangamirwa avuye mu gihugu cya Amerika. So ku muhanda atoraguye. Ari nande w'umusore utariyandurusha ibyo kurya by'ibwami. Asiya yakabanye nande. Reba kandi wumve isi dutuye. Ubuzima nkeneye umuntu umenya niriwe gute, abana bameze gute, mbese umenya uko naraye n'uko niriwe. Kuko ndavuga ati ibintu umenya mbikeneye pe. Kugira ibyakubayeho
mbere na mbere nagize impuhwe kuko ibintu byo guhemukirana, iyo mbona umugore n'umugabo babaye nabi mbabara cyane, kandi ariko abantu babiri bagakwiriye kuvana ibyishimo. Numva ubuzima ngiye kubwinjiramo kuko wababaye, nanjye nkaba narababaye, numva tuzakomeza uko byagenda kose. Uri bukunze tureka ibintu tubishyire mu kwa munani, wakubwiye se mu kwa munani ko ari iki wabizanye mu kwa gatatu. Numvaga ndimo neza pe, kandi na n'uyu munsi iracyarimo. Ariko kuvuga ku kijyanye n'iki, mbere y'uko rifatwa, mbere y'uko tunabihereza umurongo, reka mbisengere nawe ubisengere. Tubisengere se tubibaza Imana, tubisengera ko tubibaza ko bizaba, tubisengera tubiragiza Imana, tubirindisha Imana, ubwo tubirindisha Imana, noneho tubone gufata umwanzuro, ibyo nawe nyine tuyafatikanye, sibyo? Sibyo pe? Sibyo? Sibyo pe? Okay. Tubirindisha Imana. Okay, ahangaha nabyumvise. Reka rero mbanze n'ugiye. Reka mbanze. Ugeze muri dushe? Ngeze muri dushe. Ukabure ko gutikubita hasi dushe. reba kandi wumve isi dutuye. Ubuzima nzariyo ko bufatika, bazagira wenda aho mbangamira umuntu uwo ari we wese kubw'ibibazo byanjye, ndakavaringa ahantu hose, numva hagomba guturuka amata y'abana, minerivare n'utundi tubazo, mbese numva nta kintu abana bagomba kwifuza, nanjye ntacyo ngomba kwifuza tuzakihereza. Ibyo byose natekerezaga byaje kuba ubusa, amafaranga agenda anyareba. Ibyo byose n'ibibazo bafite, hagakubitiraho mbese ibibazo byo mu rugo, ibibazo by'isi yose, umuntu wese niyo yashyiraho ifoto yanjye arancuruza pe. Ibyo bakabikora bazi mbese barashaka kwamamara cyangwa kubona amafaranga, ariko ntibanatekereze uyu muntu ntituri kumwica urubozo, usibye Imana igira neza yaratanze ku muntu umutima ukomeye cyane. Ariko ibyo bankorera, hari umuntu babikorera apfuye bagashyingura, usibye Imana impagararaho. Ibibazo abantu baneje nta na kimwe nigeze nikururira, ni abantu babikurura bakabikeya. Pasite nshekera y'umugore izi ukuntu yaguhaye urukundo, izi ukuntu mwabivuganye, izi ukuntu wagiye iwabo, izi amafaranga wahasize. Pasite ugatanga amateleviziyo, ukamuha amatelefone meza, abana bukabarihira amashuri, ugatangaho imbaraga zawe. Umugore uzi neza ko ukeneye urukundo, sha pasite akakuzana burya. Ariko ngewe ubu maze kukugarukira, umugore uzashaka nujya umbwira ngo pasite ngo uyu mugore ko ndeba ntazi ahantu yagiye, ndi imbere y'Imana nzajya nceceka. Buriya maze kukugarukira, ibintu byose wagezeho dute burya biba bifite impamvu, ubwo si ugufuha ahubwo uba ufite impamvu. Umuntu wese uri mu rukundo rutabeshya, iyo bamubeshya arabimenya. Pasite umugore uzi imbaraga wakoresheje, umugore uzi ukuntu yaguherekeje muri mu rukundo, umugore uzi amagambo yakubwiraga. Nakundanye n'umutipe wo mu Bwongereza, sha pasite turakundana bya hatari, urumva tunagerana kure pe. Rimwe aza kumbwira ngo muti, niba wari uzi gukina, kuki wafashe amagambo nk'ari ukambwira akabohera umutima wanjye ahantu kure. Akoye naje no mu Rwanda, azana n'abana kunsura, tumarana ibyumweru 2 na Queen twari tukibana. Ariko mubona akadefa sha pasite ntapfa kwihanganira, urumva akadefa ko gutoranya abana, mbona ntabwo bizavamo, ndabireka. Umva twagiye no mu rugo, yagiye yujuje imodoka ibintu, umugabo mwiza we umurundi, urumva nta namukwereka.
pasite ambwira iryo jambo umutima urambya nkweretse namuhaye amarikodi ndira namusabye imbabazi kugira ngo umutima wanjye wendaga kuzancamo musaba imbabazi umutima wanjye uratuza twibanira mu mahoro n'ubu n'umuntu tubanye mu mahoro gutya bisanzwe n'umujama wanjye n'umuntu wanjye ako nyine nawe yarafushye cyane kubera rusagara akajya yirirwa yenda mfa yakora amarorerwa n'ibiki byose amenye ngo uwo dukundanye n'indi uwo turi kuvugana n'indi kurumva se bamurikodingaga atabizi cyangwa se kubera umunezero n'umunyengo w'ibyo bamuhaye nawe akagira gute akohereza voice gusa nabagira inama imwe Asiya namugira inama yo guceceka kabiri Asiya diyadefu imwe abakunzi bayumve imwe mvugiye kuri kamera Asiya agira defu yo kutavuga gake ikorodi cyari cyamujyanye mu bwa Mutesi bwari ukubwica no kuri ibyo azavuga reba kandi wumve isi dutuye ndabizi bitutsi twiteguye kugira gute Mutesi akoresha za mbaraga mu gwiza vuga uretse gatoya gabanya iyo we giserera gutyo ntago menye ibyo ngusubiza ni namwe mutugenda mudutura mu mitego tutanazi hanyuma mwibuke ko nazanye ubuhanuzi bwa 2023 buvuga ko umwaka wa 2024 ari umwaka witwa sakwe ko nta kintu n'iki na kimwe cyabereye mu nzu y'Imana kitazajya ahagaragara Mutesi ni umwe mu bantu batsimbye ibizira byabo babishira muri teka we barabikavaringa rero Mutesi narababwiye ngo ni umukomisiyoneri ufite timu ufite systeme y'uburyo acuruza mw'abagore abarangira abagabo baba diaspora ubucuruzi bw'abantu genda gake iyo uvuze ijambo gucuruza abantu ubujye kuvuga ikindi reka tuvuge igitsina gore no umva icyo mvuze kuranga abagabo abahuza n'abagore ariko mu buryo bw'ibiguzi by'amaturo mpituro nguhuze n'umuntu ubwo ni komisiyoneri ni witwa Pastor Kibonge nari naze kuvuga kandi narababwiye ko nsezeye kuvuga uwitwa Bishop Magi Nairobi yanze gutaha ubukwe bwa Mutesi bitewe nuko yahanuriye Mutesi kazashakwa n'umugabo w'umudiaspora utaba mu Rwanda noneho Mutesi akaba yarirwaniriye ibyo byatumye Magi ataza mu bukwe nk'umuntu bari inshuti magara cyakoza yiyerutsa yohereza umupasiteri wo mu rusengero reba kandi wumve isi dutuye mbese nyine ndagukunda nkashira numva ndagukunda baby I love you so much honey wanjye I love you so much ngukunda nta bunebwe mukunzi wanjye kandi nzaguhora nero agaciro ndagukunda numva nakubaha nuko ntabwo ushobora naguterura umve ko ngukunda aho uri hose mve ko ari umugore ugukunda cyane 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 nkurikije uko mbibona nshaka mbwira tujye ikintu cy'irembo kuko nshaka gupanga mu minsi mike nshaka kubibwira kubibwira ababyeyi ko ngiye kuza gufata irembo mu minsi mike rwose nshaka kuza kubibwira ababyeyi ko ngomba kuza gufata irembo mu minsi mike rwose mike cyane urumva ko ushaka kuza gufata irembo bizakunda cyangwa mu minsi mike rwose bishobora no kuba mu cyumweru gitaha ndaje mbitekerezaho urambwira ryari reba kandi wumve isi dutuye